igihe ingabo z'u Rwanda zajyaga muri Kongo gucyura impunzi, yewe nakoraga muri Croix Rouge, nzi ukuntu bahongotse bose barataha mu Rwanda, ngira ngo abasigaye bagiye birukanka mu mashyamba. Iyo urebye rero Dr. Mukwege nawe ari mu bantu bariho bakoreshwa na ka gatsiko. Tubahaye ikaze kuri Juri TV, mwakibwira abatureba ese mumaze igihe kingana iki mutuye mu gihugu cya Canada? Ese Canada mwayivuga mute cyangwa mwayibwira mute abatayizi mu magambo atatu cyangwa abiri? Murakoze, tubashimiye kuba namwadutumiye kuri Juri TV nanone. Ndagira ngo mbabwire yuko nitwa John Kijuri, nkaba ntuye mu gihugu cya Canada, abanyimazemo imyaka 16, nkaba hatuye hariho nkora kandi nkaba ndi umunyarwanda, nkaba n'umunyakanada. Mu magambo make rero nkuko mubibajije, Canada ni igihugu kinini cyane, gikubye inshuro nyinshi igihugu cy'u Rwanda, kikaba ari igihugu gituwe n'abantu b'ingeri zose bava mu bihugu byose by'isi. Bakita igihugu cya immigration, ni ukuvuga ngo hari amoko yose aturuka mu bice byose by'isi. Ni igihugu kigari kinini kiri mu bihugu bifite ubukungu, kandi ni igihugu kibereye abantu bose, usanga cyakira buri wese kandi buri wese akaba afite ubwisanzure. Murakoze cyane. Murakoze namwe. Nk'inararibonye mu mibanire mpuzamahanga, turabona na Visit Rwanda, mwabwira iki umuntu utazi u Rwanda mu magambo atatu mugiye nko kuri umusobanurira? Murakoze cyane kumbaza icyo kibazo. U Rwanda ni igihugu kiri ku mugabane wa Afurika, kikaba kiri mu Afurika y'Uburasirazuba, kikaba gikikijwe n'ibihugu 4. Mu burasirazuba hari igihugu cya Tanzania, mu burengerazuba hari Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, mu majyepfo hari igihugu cy'u Burundi, mu majyaruguru hakaba igihugu cy'u Bugande. Njya numva bavuga ko ari igihugu kiri mu ndimi z'amahanga bavuga ngo ni landlocked, ni igihugu kidakora ku mazi. Ese imihahirane yacu n'ibindi bihugu imeze ite, cyangwa ko twumva ko igihugu kiri landlocked nko gukura ibicuruzwa hakurya bigorana? Nibyo koko, igihugu cy'u Rwanda ni igihugu kidakora ku nyanja, ntabwo gikora kuri nyanja nka Tanzania, ariko ni igihugu kubera imibanire myiza n'ibyo bihugu byose bikora ku nyanja, usanga cyifasha kugira ngo ibicuruzwa ibyo cyohereza mu mahanga cyangwa ibyo cyakira bituruka mu mahanga binyura ku byambu by'ibyo bihugu bikora ku nyanja. Ni ikibazo gikomeye, ariko u Rwanda ruri mu ngamba zo kugira ngo mu myaka izaza bazabe nabo bageze kuri gari ya moshi, ku buryo ubwikorezi bw'ibintu buzaba bwiza kandi ku giciro cyoroshye. Ikindi tuzi ko mu Rwanda habaye Jenoside yakorewe Abatutsi mu 1994. Ni ukuvuga hashize imyaka 27 Jenoside yakorewe Abatutsi bayo. Ese politike y'ubumwe n'ubwiyunge igeze ku ruhe rwego mu Rwanda? Nibyo koko, mu 1994 kuva mu kwezi kwa 4 kugera mu kwezi kwa 7, imyezi 100, habaye Jenoside yakorewe Abatutsi. Yabaye imwe muri Jenoside mbi irimo ubugome, ifite ubukana bwo mu rwego rwo hejuru, ku buryo abantu basaga imiliyoni batemaguwe, barashwe, bakubiswe ubuhiri, barashira, hasigara imbarwa. Cyokoza icyo nagira ngo mbabwire ni uko abasirikare icyo gihe aba RPF bayobowe na nyakubahwa Perezida wa Repubulika Paul Kagame,
bahagaritse iyo jenoside. Mwari mumbaje rero ubumwe n'ubwiyunge aho bugeze nyuma y'imyaka 27 urabona ko hari intambwe ishimishije. Mu by'ukuri ubona uretse abinangira ubona yuko abanyarwanda bagerageza kugira ngo bavuge ibyabaye. Benshi bavuga ibyo bakoze, bakavuga abo bishe, uretse ko ari abinangira ntibavuge aho imibiri yabo bishe iri n'ubu bakaba bagifunze. Cyokoze icyo bitegereza nuko abanyarwanda cyane cyane urubyiruko rurimo ruvuga ruti amateka yarabaye, reka dushaka uburyo dutekereza ejo hazaza. Ubumwe n'ubwiyunge ariyo reconciliation burashimishije mu Rwanda kandi bigaragarira mu iterambere, bigaragarira mu rubyiruko, mu ikoranabuhanga, mu buryo igihugu gihagaze, kandi usanga bishimishije kuko ubu ntawatinya kuvuga ko u Rwanda ari igihugu cy'intangarugero muri Afurika. Murakoze cyane kuri ubwo busobanuro bwiza duhaye. Byumvikana ko u Rwanda ari igihugu cyagerageje kuva mu gihe kibi kikajya mu cyiza. Rero biraboneka ko u Rwanda rwagerageje kwiyubaka kandi ruri mu nzira nziza. Ese nkawe ubona ibanga u Rwanda rwakoresheje kugira ngo ruve muri ayo mateka mabi rwiyubake rube ari igihugu cyiza gikomeye mu gihugu gihagaze cyemye ari irihe? Urebye wa mugani ngo ibanga ry'u Rwanda ni ishoramahanga, mu by'ukuri urebye ibyabaye, urebye jenoside yakorewe Abatutsi, iyo haba ibyo kwihorera cyangwa bakavuga bati abantu bahore muri izo ntambara z'urudaca, igihugu ntabwo kiba ari igihugu. Ariko habaye ingamba zikomeye zo kuvuga ati ntacyo twabikora, nimureke dutekereze ejo hazaza, dutekereze u Rwanda rw'ejo, dutekereze abana bacu, noneho dutere imbere, dutekereze uburyo twakubaka igihugu, twegeranye abanyarwanda, tukore ibishoboka byose kugira ngo igihugu cyacu kizabe igihugu cy'icyitegererezo. Niyo mpamvu rero cyane cyane ubuyobozi bwibanze ku rubyiruko. Urubyiruko bakarutoza gukunda igihugu, bakarutoza kwita ku gihugu, ariko kandi bakiha moto cyangwa intego yo kuvuga ngo ibyabaye ntibikabe cyangwa never again. Murakoze. Mu myaka 27 ishize u Rwanda n'Ubufaransa ntibyari bibanye neza, ariko aho Perezida Macron asuriye u Rwanda hari intambwe yatewe. Ese nk'inararibonye urwo rugendo waruvugaho iki, cyangwa se urwo ruzinduko rwagenze ku buryo ubona rufitiye izihe akahe kamaro ku bihugu byombi, yaba Ubufaransa n'u Rwanda? Nibyo koko iyo witegereje cyangwa ukajya mu mateka y'igihugu cyacu, iyo jenoside yakorewe Abatutsi twariho tuvuga, Ubufaransa bwagize uruhare rukomeye. Akaba ariyo mpamvu mu myaka 27 yose ishize u Rwanda n'Ubufaransa ntabwo bigeze barebana ijisho ryiza. Ariko yewe nk'uko mumbajije, mbona yuko uruzinduko rwa Perezida Macron mu Rwanda ari uruzinduko rw'amateka, ari uruzinduko rwo kubwirana ruti ibyabaye byarabaye, ariko nimureke dutekereze ejo hazaza. Hari benshi bavuga ngo Macron ntabwo yasabye imbabazi, ariko jewe speech cyangwa discours yavugiye ku Gisozi aho imibiri y'abantu ishinguye, mbona yuko yasabye icyo bita le petit pardon cyangwa petit mea culpa. Nkaba numva yuko burya ikintu gitangira ari gito ariko kigakura. Nibaza yuko le petit pardon yasabye ejo kizaba grand pardon, nawe u Rwanda narwo kandi rwamuhaye le petit pardon yasabye. Nibaza rero ko nyuma y'imyaka 27 ari imyaka mike cyane kugira ngo ube wavuga ngo igihugu nk'Ubufaransa
kiremera ko habaye responsabilité accablant nk'uko babivuze muri rapport du CLER. Ni ngombwa rero ko ibihugu byombi bitekereza ejo hazaza, bagatekereza kurubana neza, bakahahirana, bagafashanya, bagateza imbere abaturage b'ibihugu byombi aho kurebana y'ingwe. Ni byiza rero ko ibihugu byombi byatekereza ejo hazaza, hanyuma umubano ugasubira ugasagamba. Ese urwo ruzinduko ibyo wari witeze uko wari urwiteze niko warubonye, cyangwa hari ibyo wowe wari witeze utabonye kuri urwo ruzinduko? Jewe mbona ko ibyo twari twiteze twabibonye. Nyuma y'imyaka 27 buriya biriya bihugu byitwa ngo ni ibihugu bya rutura by'ibihanganye bifite uburyo bisa naho bigira agasuzuguro ku bihugu byitwa ngo ni ibihugu bitoya. Akaba ari ngombwa yuko nyuma y'imyaka 27 umukuru w'igihugu akaza mu Rwanda akavuga iriya mvugo ku Gisozi yabwiye abahora basenya u Rwanda, abari mu Burayi, muri Amerika, hano muri Canada, no kubabwira ngo ni muceceke. Jenoside yakorewe Abatutsi yakozwe ku manywa y'ihangu, abiha kuyigaya, abiha kuyipfobya barata umwanya. Yerekanye ko biriya birirwa bavuga ngo ni jenoside ebyiri nta mwanya bifite, nabyita ko ari nk'ikintu cyitwa ipfunwe by'ibyo bakoze. Iryo pfunwe niryo rituma bashakisha bakavuga ngo habaye jenoside ebyiri. Ibyo rero abanyarwanda ntabwo bazabemerera. U Rwanda ari igihugu cya buri wese, barasabwe kugira ngo bareke gupfobya jenoside yakorewe Abatutsi. Murakoze. Ukomoje ku kintu cy'ipfobya, muri iki gihe hirya no hino abapfobya jenoside yakorewe Abatutsi bakomeje kwiyongera ubutitsa. Kuki bikomeje gufata iyo ntera? Ubona biterwa n'iki? Ntekereza yuko byose byinjira mu mateka igihugu cyacu cyanyuzemo. Jenoside ikirangira, igihagarikwa na RPF, abanyarwanda bahungiye mu bihugu duturanye, benshi cyane biganje mu gihugu cya Kongo. Hagiye imiliyoni n'amamiliyoni i Goma, abandi bajya muri Tanzania, ariko babandi navuga yuko ari think tankers cyangwa babandi bateguye jenoside bafashe inzira bajya mu bihugu by'Uburayi, bajya muri Amerika, bajya muri Aziya, mbese baragenda banyanyagira isi yose. Ni ngombwa rero ko batemera ibyabaye. Icyo bakora ni iki? Ni ugupfobya iyo jenoside bakoze, basize, bararitse imbaga, bisha abantu, bahemukiye abangavu, bahemukiye abagore, bishe impinja, bishe abakecuru, abasaza. Hanyuma bageze muri ibyo bihugu batangira gupfobya. Ni ngombwa rero ko hafatwa ingamba zikomeye kugira ngo natwe tubabuze uburyo bapfobya jenoside yakorewe Abatutsi. Ikindi nagira ngo mvuge ni uko ubu bifatanije n'abo bita abanyamahanga, na hano muri Canada barahari, bihaye kugira ngo bapfobye, babafashe iyo filosofi yo gupfobya jenoside yakorewe Abatutsi. Ngibyo ariko tuzabarwanya. Koze cyane usoreje ukantu keza nkunze kati ariko tuzabarwanya. Mu myaka ishize Dr. Mukwege, umwe mu bahawe Prix Nobel, igihembo gihabwa umuntu waharaniye amahoro, yakomeje kumvikana asaba ko ibyaha byakorewe by'ubwicanyi byakorewe muri Kongo byagezwa imbere y'ubutabera. Ajya anyuzamo agashyira mu majwi ingabo z'u Rwanda nk'inararibonye muri international relations cyangwa mu mibanire mpuzamahanga. Wabivugaho iki kubwo kuri icyo kirashinja ingabo z'igihugu ko zagize uruhare muri ubwo bwicanyi bwakorewe muri Kongo? Urakoze cyane.
igihe ingabo z'u Rwanda zajyaga muri Kongo gucyura impunzi, yewe nakoraga muri Croix Rouge, nzi ukuntu bahungutse bose barataha mu Rwanda, ngira ngo abasigaye bagiye birukanka mu mashyamba. Iyo urebye rero Dr. Mukwege nawe ari mu bantu bariho bakoreshwa na ka gatsiko ndetse na ba bandi bafasha abapfobya jenoside yakorewe Abatutsi. Mukwege nkaho yavuze ati nabonye Prix Nobel y'amahoro, nkaho yayikoresheje kugira ngo avure abagore muri Sudani, afashe abari mu bibazo muri Haiti, cyangwa se afashe abari muri Republika ya Central African Republic. We yagiye muri politike cyane cyane iganisha mu gusebya u Rwanda n'abasirikare. Nagira ngo mbabwire yuko hano muri Canada nkunze gukura n'abantu bava mu bihugu ingabo zacu zirimo, haba muri Central African Republic, haba muri Ivory Coast babaye, cyangwa se muri South Sudan, cyangwa se no muri Haiti. Ikintu birirwa baravuga bati ingabo zacu, ingabo z'u Rwanda ni ingabo zifite ubunararibonye, ni ingabo ziri smart, ntabwo ari ingabo zakora amarorerwa. Nagira ngo mbwire Mukwege yuko atagomba guharabika ingabo z'u Rwanda. Ntabwo ndi umuvugizi w'ingabo, ntaba ntumye kugira ngo zivugire, ariko nagira ngo mubwire yuko ingabo z'u Rwanda zidashobora na gatoya kubera discipline yazo, kubera ubunararibonye bafite, ntabwo basiga abadamu beza bafite i Kigali ngo bajye kujya ku bagore batoga, ntibishoboka. Ahubwo hirya no hino bafasha abo bagore cyangwa se abagabo bari mu kaga, bakabigisha isuku. Abakobwa bacu b'abasirikare bigisha abadamu isuku, bigisha gukora umuganda. Ntabwo Mukwege akwiye kwaharabika ingabo zacu. Impunzi zaratashye zirakirwa, guverinoma yose yahagarika inama ijya kubakira, ariko iyo bagiye kuvuga bavuga amamiliyoni ngo yaguye muri Kongo. Ntabwo rero bakwiye kwitwaza ibyo bintu byo kuvuga ngo habaye jenoside ebyiri, Mukwege ngo mukwegeremo, babimukwegemo. Rwose akwiye guhagarika iyo filozofi yo kuvuga ngo byo gusebya igihugu cyacu n'ingabo zacu. Murakoze, ndabashimiye. Murakoze cyane ku busobanuro bwiza uduhaye no ku kiganiro cyiza twagiranye. Nagira ngo dusoza gusabe ngira nti ni ubuhe butumwa wagenera abatureba, ndavuga abakurikiye Juri TV, urubyiruko rwo muri diaspora nyarwanda ndetse n'abapfobya jenoside yakorewe Abatutsi, ndetse n'abanyamahanga n'abanyarwanda batuye hanze, tugenda twumva rimwe na rimwe bagenda bapfobya jenoside bakayivugoreka, bakayivuga uko itari, bashyiramo n'ibindi byinshi bigiye bitandukanye, banangisha abanyarwanda batuye hanze igihugu cyabo. Murakoze cyane kumva icyo kibazo cy'ingenzi. Nagira ngo mpe inama urubyiruko. Urubyiruko nibo Rwanda rw'ejo. Urubyiruko rukwiye gufungura amaso, ariko kandi bagafungura no mu mutima. U Rwanda ni igihugu cyakira buri wese. Ngira ngo ubushize nigeze kubaganirira wa musore twakoranye hano muri Canada imyaka 3, ufite umubyeyi nawe uri mu bantu bariye imitima y'Abatutsi ku kagezi kitwa Gatandara kari i Cyangugu. Uwo mwana yabanye n'ipfunwe, ariko yaratinyutse aranyitinyura, ambwira ibyabaye kuri isi we. Ubafungiye muri prison ya Cyangugu. Umwana we yarabohotse, aravuga ati ibyo data yakoze buri wese icyaha ni gatozi, ntabwo rero nazira icyaha cya data. Mu by'ukuri uwo musore ejo bundi yaherutse mu Rwanda, yaramaze imyaka igera kuri 16 ategera mu Rwanda, ariko yaratangaye. Yabonye ko urubyiruko rw'u Rwanda rwiteguye gutera imbere, ruvuga amajyambere, ruvuga technology, ariko aba ari ngombwa yuko n'urubyiruko ruri hanze rutakwikorera imitwaro yabase.
iyo wumvise abana bari nko mu Bubiligi ba Jambo ISBL bijanitse muri filozofe y'ibyo base bakoze, wumva ubabaye cyane. Yewe nemera yuko nta muntu n'umwe wanga igihugu cye, ariko imyitwarire yawe gutuka abayobozi, gutuka umukuru w'igihugu, ukirirwa kuri radiyo, izo radiyo zanyu ugusanga uratuka umukuru w'igihugu aribyo wiriwemo, nta yindi gahunda ntabwo bibahesha ishema. Nagiye kumva numva hari n'umupadiri njya numva wibaza icyo yize ukoze ateye isoni. Ni umuntu ubona ko ari igihombo cyane ku gihugu, ni igihombo ku muryango we, ni igihombo gikomeye cyane ku cyitwa umunyarwanda wese, kubona yirirwa akirirwa kuri television cyangwa kuri ibyo bya YouTube, ku mbuga nkoranyambuga, yirirwa avuga ngo umukuru w'igihugu yarapfuye. Ahari n'ibitutsi bikurikiranye usanga bitabereye umuntu. Ni igihombo kandi kuri kubihaye Imana. Ndabahojeje kuko baravuga ngo nta muryango ubura ikigoryi, niko bigenda, ariko twizere ko nawe uriya azabona yuko yibeshye. Hanyuma urubyiruko rero nagira basabe bo kumva ababashuka. Hari abantu barunda amafaranga cyane cyane ugasanga barajya mu rubyiruko, cyane cyane nk'abahanzi, ugasanga kubera ko abahanzi bafite ijwi ryumvikana, ugasanga barakoresha amafaranga kugira ngo basebye igihugu cyabo. Bakwiye gucana ku maso, bakwiye kumva ubashuka, bagatekereza ibyiza by'igihugu cyabo. Ikindi yenda nagira ngo mvuge gatoya ni ikintu kirebana n'abitwa abanyamurenge. Abanyamurenge muri iyi minsi urabona ko bantu basebye igihugu baca muri bamwe muri bo kugira ngo babangishe igihugu cyacu. Abanyamurenge bakwiye kumva yuko igihugu kibakunda, igihugu cyabakiriye, igihugu kibafasha, kandi ko kizahora kibafasha buri gihe cyose. Nibiyame bamwe muri bo barimo abayobya babangisha igihugu, kandi barimo bakorera abanzi b'igihugu cyacu. Bakunde bagenzi babo, ntacyo bazaba, bari mu mutekano, bari mu gihugu gifite umutekano, ariko biyame ababayobya, ababeshya, babangisha igihugu, basemo indara. Urakoze cyane John ku kiganiro cyiza tugiranye, n'amagambo meza y'ubwenge n'ubunararibonye bwawe dusobanuriye ibibazo byose twari dufite kuri uyu munsi. Turagushimiye cyane, wakoze kwitabira, kandi ndizera ko n'ubutari tugukenera tuzakubona. Murakoze cyane kuba mwadutumiye kuri Juri TV. Tubamenyesheje yuko twiteguye kwitaba ubutumire bwanyu. Ibi tuba tuganiriye ni ingirakamaro ku rubyiruko rwacu, ni ingirakamaro ku gihugu cyacu, ni ingirakamaro ku bana bacu bavukira muri ibi bihugu byacu, ni ingirakamaro ku badukuriye ndetse n'abana bacu aribo Rwanda rw'ejo. Murakoze cyane, mugire umunsi mwiza. Murakoze cyane, ndashimira buri umwe wese wadukurikiye, ahari hose, ari abari mu Rwanda, ari abari hanze y'igihugu, mwese turabashimiye. Mugire ibihe byiza. Murakoze cyane.